Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Urugendo, Uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, nirwo rugendo. Ndabaga TV. Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru ndetse n'urw'ibitekerezo. Mbere yo gutangira, reka twongere kubisubira kuduha subscribe, kuza kuduha like, gutanga ibitekerezo byanyu ndetse no gusangiza abandi ikiganiro mu gihe mwaba mwagikunze. Iyo turi kumwe ndi Constance Mutimukeye, nkabitsa kandi ko mushobora kutwandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiraba gifite iminota iri hagati ya 15 na 20 kandi kikaba gifite umutwe ugira uti Miss Rwanda ibera muri bootcamp, kuki Miss Muheto na Mutesi bakoresheje ijambo imfura. Mbere yo gutangira, kubanze n'abazi imyumvire yanjye ku bintu bya Miss, murabizi neza ko ari ibintu ngewe najya agaciro, mbona batowe nkabona babaye beza cyangwa bagizwe beza, kuko ngewe nemera yuko ano marushanwa yo guhitamo abakobwa beza haba mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu ari amarushanwa agira abantu ibikoresho, ndetse ko haba hariho ibintu umuntu agomba kuzuza. Nkabona ngewe n'abantu batujuje ibyo bintu nabo ari beza bafite uburanga. Niyo mpamvu ubundi ari ibintu najya agaciro cyane. Byagera mu Rwanda nkabona ari ikintu gikoreshwa kugira ngo abantu barangare ntibibande ku bibazo nyirizina bihari mu Rwanda. Usanga n'agaciro abantu babiha ari karekare geranyije no mu gihugu cy'Ubufaransa, aho inahangaha ari ibintu biba ababishaka bakabijyamo, abatabishaka ntibabirebe ntibabikurikire, ariko mu Rwanda ugasanga abantu bose n'abanyepolitike bose babirimo. Rero ntabwo tuza kugaruka kuri ku bikorwa by'urukozasoni birimo biraba muri iyi minsi, cyane cyane ko bisa nk'ibintu byateguwe n'umuryango wa Kagame kugira ngo batware Miss Rwanda ijye mu mbuto cyangwa bayigire iyabo. Ariko turaza kugaruka ku bintu bibera mu bootcamp. Turatangira tureba ibigendeye uburyo abakobwa bacuruzwa, tuze kurangira tureba urwango bahigishirizwa n'abamisi batanze urugero y'uko urwango ruhaba. Reka no kubatindira mite mbasomera inkuru nyirizina. Nk'uko byagaragariye mu Nyarwanda muri iyi minsi ishize, kandi nk'uko twe twarakunze kubigarukaho, amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda yiyerekanye ko ari ubucuruzi bw'abantu, human trafficking, ikibazo kimaze gufata intera ndende mu Rwanda. Buri mwaka abakobwa barenga 1000 baturuka mu ntara zose bakaza gutoranywamo 70, abandi bagataha uko baje. Mu kindi cyiciro ko hatoranywa abakobwa 20 bajyanwa kozwa ubwonko muri bootcamp. Tugiye kureba uko abakobwa bahacururizwa ndetse n'urwango bahigira. Abakada ba FPR kandi abo batoranyijwe neza nibo bihererana abakobwa 20 bakabarundamo amacakubiri ashingiye kuri zangirwamoko zoretse u Rwanda. Abandi 50 baba bahambirijwe n'ikirasa batabahaye n'impamba. Ikibabaje rero saba bagenda bavamo kuri buri cyiciro, ahubwo igiteye agahinda nuko aba 20 basigaramo baba batoranyijwe habanje gukorwa amaperereza ku miryango baturukamo, ndetse ikanabasinyira ko bagiye kozwa ubwonko. Mu by'ukuri abakobwa baba bamaze kuba bakuru, kuko nawe ujyamo ari munsi y'imyaka 18, baba bamaze kugira experience y'ubuzima runaka baba barabayemo. Abenshi baratungurwa iyo bahageze bagatangira kubwirwa ko nta nyampinga w'umutu cyangwa umutwe wabayeho mu Rwanda. Bamwe bahita bananirwa guhuza inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge bahora bahabwa, maze bakabona ko ari igipindi gusa. Ntibiciraho, bumvishwa kandi ko bagiye kwigishwa imihango, imigenzo n'imiziririzo by'ibwami, maze ababyemeye bikabagiraho ingaruka kuko baba baramaze kwigishwa ko abagore bose ari ab'umwami, ko kizira kumutera umugongo mu mubiri n'andi mabi utarondora, maze bigaha icyuho ba Mucutsu Mume barimo ba General James Kabarebe
Jack Nziza, Dan Munyuza n'ibindi bikomerezwa biba byubikiriye nk'uko agaca kubikira umushwi w'inkoko, bategereje abakobwa bazigaragaza ariko bafite amikoro make, bakabasezeranya ubukire, bakabasambanya kakahava. Umwe mu bamisi yigeze kuganiriza bagenzi be ko yasambanyijwe na General Kabarebe, arangije amuha amafaranga yo kumuhonga yari yamwemereye, ariko agerekaho n'andi aramubwira ati aya yashyire iwanyu bayacuruze n'umfu bazabone ayo kukugurira isanduku. Umukobwa byaramunaniye agwa igihungura, yongera gukanguka arimo kuvurwa n'abaganga 4 mu ivuriro atigeze amenya kugeza n'ubu. Ikibabaje nuko kuva uwo mwana yabivuga yahise yoherezwa muri Nigeria, abeshywa ko ajyanywe kwigwa na Minisitiri Joseph Habineza, ariko yisanga yagize umukozi wo mu rugo wa Olusegun Obasanjo, wahoze ari perezida wa Nigeria, yagizwe ihabara rye concubine. Abandi basambanywa n'ibi bikomerezwa bibashukisha kuzabaha akazi mu nama mpuzamahanga zibera mu Rwanda, bakizezwa ko bizabaha guhura n'abanyamahanga, maze babashimisha mu gitanda bakabajyana i Burayi na Amerika, dore ko aba arizo nzozi z'urubyiruko mu Rwanda. Kandi ni mu gihe umwana abarangije kwiga ibigo mu Rwanda bitamuha ubumenyi bwamuhesha akazi, yakubitira ku manota adahagije kugira ngo yige kaminuza, akabwirwa ko i Burayi na Amerika amafaranga ari ukuyora, agasara, agasizora, icyo bamubwiye cyose akagikora. Bamwe muri aba nibo bakoreshwa mu guha uburozi batavuga rumwe na leta, kuko iyo batabarogeye mu tubari babarogera mu ndege bigize ba hôtesse de l'air, nuko ba Richard Sezibera na ba Alfred Gasana n'abandi bagiye barogwa mu bihe bitandukanye. Ubu abakurikiyeho ku rutonde rw'abataye kurogwa nabo muri opposition nibarangara. Abakobwa bamaze guhabwa imyitozo ihambaye, igisigaye ni imbarutso bakabatahaho. Abanyarwanda baravuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo, naho mu gifaransa bakavuga ngo un homme averti en vaut. Ubwo rero natwe twagira tuti à bon entendeur salut. Ikindi giteye inkeke kurusha ibindi ni urwango rukomeye FPR Inkotanyi yamaze kubona kurwigisha abakuru bitagikunda, kuko abenshi bagenda bisobanukirwa, abandi bakaba bazi neza ubwicanyi yagiye ikora aho yagiye inyura hose, maze ihindura umuvuno itangira kwigisha urwango mu bana bato cyane bavutse nyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994. Aba rero ibabonamo inyungu ko nta kindi baba bazi, kubapakiramo ibyo bashaka bikaba akanyuzo. Baracyari kuri Ndabaga TV, ndakomeza kubashimira uburyo mukurikira muri benshi. Ubu rero reka dufate akaruhuko. Ikindi nakongera mu byo nari natangiye mvuga ni uko tugomba kureba kure. Mu kanya natekerezaga ko ari ngombwa ko tujya tureba kure. Nari ndimo ndatekereza ko ibigo nka FARG, ARG, mu by'ukuri ibigo byari biro kugira ngo birobanure abatutsi badafite amaraso avanze, birimo biragenda bigana ku musozo byibuze birangira, kuko icyo byashyiriweho kirimo kirarangira. Nkabona rero kuri njyewe birenze ko umuryango wa Kagame Imbuto Fondation ishaka kwigarurira abamisi. Ndabona abamisi ari ikindi gikorwa kizajya gishobora kujya kirobanura abantu batavanze, noneho bagashobora kugenda bakajya kwigishwa. Uranabizi yuko n'ubwo hariho abamisiteri, nuko ibyo bintu byose mbona biri mu buryo bwo kureba kure. FPR izashyiraho ibindi bintu bizaza, ntabwo navuga ko bizasimbura ARG cyangwa FARG, ariko bizaza bikomeza umurimo watangiriye muri ARG na FARG, ari wo kwigisha urwango, ahantu bashobora gushyiraho criteri zo kurobanura abatutsi bafite amaraso atavanze, noneho bakagenda bakajya kwigishwa urwango n'uburyo ki bagomba kuyobora abandi bantu muri ya supremacisme FPR yemera y'abatutsi. Ubundi ngende murabona yuko Miss Mwiseneza byabaye n'ikosa ryabaye kugira ngo azamuke kuriya. Kuva rero iryo kosa ryakorwa, ubu ngubu basigaye barafunze, nta muntu ushobora kunyuramo hagati ngo agende agere aho we yageze. Reka tujye tureba noneho
ingingo ireba ku rwango, turebe ijambo imfura icyo risigaye rivuga nyuma y'aho FPR igereye ku butegetsi. Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Gahoro Sigoni Ugendo. Uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, Gahoro nirwo rugendo. Ndabaga TV. Dufashe nk'urugero rworoshye mu rwango rubibwa mu bana bato, ni ukugoreka ibisobanuro by'amagambo. Muri rya yozabwongo ribera muri bootcamp y'abakobwa 20 baba batoranyijwe, byitwa ko bagiye kwigishwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Nyamara siko bikorwa, kuko abatwaye ikamba rya Miss Rwanda babiri barimo Mutesi Jolly wari utwaye umwaka wa 2016, ndetse koko yari intyoza ahabwa akarusho ko kuzajya atoranya abandi mu myaka yakurikiyeho mu Rwanda no muri EAC. Yakoresheje ijambo ubupfura mu buryo yabwiwe, abantu bamuha amashyi, ariko wasesengura ugasanga abayamuhaye baba batumvise n'icyo yavuze. Undi ni Muheto Divine wari utwaye umwaka wa 2022, wongeye kurikorosha muri bwa buryo bugoramye. Aha rero niho abasesenguzi bibaza bati, ese Muheto Divine wigaga mu mashuri abanza igihe Mutesi Jolly yagorekaga iri jambo uko yari yigishijwe na FPR, yari afite ubushobozi bwo kuribika nawe akazarikoresha nyuma y'imyaka 6? Twizere ko nta wasubiza ngo yego. Uwatekereza ko igisubizo cyaba yego yaba yibeshye, kuko niyo habaho gukopera kungana gute, Muheto Divine yatinyuka gute gukoresha imvugo ya Mutesi Jolly amubona mu bajije nawe bimuhayemo uburenganzira, cyane cyane ko bose ari abana b'ibikomerezwa ndetse bizewe kurusha abandi ba Miss bose babayeho. Kugeza uyu munsi FPR Inkotanyi izi neza ibyo ikora, izi ko kwica urubyiruko bihagije ngo iyobore uko ibyumva, nishyiraho utubari two mu mihanda yo ku Gisimenti, urubyiruko rikomere amashyi, ubundi rubeho muri extase rudashobora kumenya igihugu kirwana n'ikindi. Ubwo kandi niko abana babo baba bategurwa mu mashuri yo mu Burayi na Amerika, ndetse bayarangiza bakanyuzwa mu myitozo ya gisirikare igabiro, bakitwa indangamirwa, mu gihe mu mvugo yo ku Gisimenti indangamirwa bivuga indaya yigurisha. Mu Kinyarwanda ijambo ubupfura ryumvikana mu buryo bubiri budafite aho buhuriye n'iby'amoko. Uburyo bwa mbere, imfura bivuga umwana wa mbere mu muryango, ni kimwe n'uburiza. Umwana wa kabiri mu muryango yitwa ikirondamfura cyangwa ubuheta, uwa gatatu akitwa ubuheture, bityo bityo. Ugendeye kuri iki gisobanuro gikoreshwa mu bantu no ku matungo, ubona ko nta muryango n'umwe utabamo imfura kereka utarabyara na rimwe. Uburyo bwa kabiri, imfura nanone ni ijambo rikoreshwa iyo bashaka kuvuga umuntu mwiza mu mico no mu migirire, aba yararenze ibyiciro bitatu bibanza, ari byo by'abantu mutimanda, ab'umutima-ngeso n'ab'umutima-nama cyangwa umutima-mana. Baba ari abantu beza cyane buje ubuntu, la beauté, ubumuntu, humanisme, ubwenge, intelligence, ubumenyi, connaissance, n'ubuhanga, sagesse. Muri make baba basatira ubumana, divinité, uhageze akitwa Imana y'u Rwanda kandi ari umuntu. Ushingiye kuri ibi bisobanuro, ubona none ko naho ubupfura buhuye n'ubwoko ubu n'ubu, Umunyarwanda ashobora kuba imfura kimwe nk'uko Umudage, Umushinwa cyangwa Umunyakolombiya yaba imfura, kuko ibikugira imfura si ubwoko ahubwo ni imico, imigirire, imigenzereze ndetse n'umwanya abandi bagwa muri sosiyete baba barimo. Kubyitirira ubwoko ni ukuyoba no kuyobya abandi. Nyuma y'umwaka w'1994, FPR yazanye ikinyoma cy'uko ikuyeho amoko, ariko irakomeza irayigisha rwihishwa no ku mugaragaro. Abatutsi bitwa imfura, inzirakarengane, abacitse ku icumu rya Jenoside yakozwe n'interahamwe, naho abahutu bitwa abicanyi ruharwa, abajenosideri, inkoramaraso
inkoramahano, ibipinga n'andi mazina menshi apfobya. Ibi byose nta kindi kigamijwe uretse gutanya abanyarwanda. FPR Inkotanyi imaze kubona ko hari abo yitaga imfura ariko bayivumbura bakitandukanya nayo, yahise izana indi turufu yitwa ibigarasha. Ibi byose rero tumaze gusobanura nibyo abambari ba FPR bigisha, ariko bagera ku bupfura bakerura, imfura zikitwa abatutsi, bikanaririmbwa mu ndirimbo cyane cyane izo kwibuka nka imfura zo ku Mugote, imfura zo ku Mayaga, imfura z'i Nyanza, iyo nibutse imfura z'iwacu. Muri politiki ya FPR Inkotanyi aho ijambo imfura rikoreshejwe washyiramo biwanye n'abatutsi, noneho abatutsi bananiwe kwihanganira amabi ya FPR bakitwa ibigarasha. Umuhutu waziyobotse zikamukoresha zimwita umwana mwiza wumvise gahunda ya ndi umunyarwanda, naho abahutu bose basigaye bakitwa abicanyi ruharwa, mu gihe abaturage bose bari mu Rwanda mbere y'umwaka w'1994 batemerewe kubona ku byiza by'igihugu bitwa abasope. Undi wese uvuye muri ibi byiciro akavuga ibitagenda, afite ingengabitekerezo, arahakana, apfobya jenoside cyangwa yangisha ubutegetsi abaturage, akicwa cyangwa agafungwa. Ibi rero nibyo FPR Inkotanyi yigisha urubyiruko rurimo n'abanyampinga muri bootcamp, nk'uko byagaragajwe na Miss Mutesi Jolly mwaka wa 2016, bigasubirwamo na Miss Muheto Divine mwaka wa 2022, aho bahurije ku mvugo igira iti imfura zose ni inyangamugayo ariko inyangamugayo zose si imfura. Bamwe bakubiswe n'inkuba, abandi bakomerwa amashyi karahava, ndetse batwara amakamba ya nyampinga w'u Rwanda kuko berekanye ko urwango FPR iba mu bana bato rwabacengeye. Ukurikije ibyo babigishijwe, aba bakobwa bashakaga gusubiramo politiki ya FPR ivuga ko abatutsi bose ari inyangamugayo ariko inyangamugayo zose si abatutsi. Ibi bikaba bivuze ko no mu bahutu cyangwa mu batwa wabonamo abantu beza b'inyangamugayo ariko bitabagira imfura, kuko kuri bo ubupfura byahujwe n'ubwoko bw'abatutsi. Aba bahezanguni ba FPR babigoreka babizi kandi babishaka kuko badashaka ubumwe bwuzuye. Inkotanyi ntituzazikumbura. Ndabashimira ko mwakurikiye kino kiganiro, ndongera kubasaba kuduha subscribe, like, gutanga igitekerezo cyanyu no kuza gusangiza abandi iki kiganiro niba mwagikunze. Ni uburyo bwo kudushyigikira. Igihe rero twari kumwe di Constance Mutimukeye, ibyo nifuza kuvuga byose nabivuze, murangwe n'amahoro n'urukundo, kandi twese tugerageze kuba imfura, za mfura aho umuntu agenda akagira ubumana bwe kabone n'ubwo yaba akiri umuntu. Naho ubutaha.